Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Tuzirikane ku nyigisho yo kuri iki cyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 26 Mata mwaka wa 2020. Ingingo remezo tuzirikanaho iragira iti: turi ku nzira ya Emausi. Nyuma y'urupfu rwa Yezu, ijambo ry'Imana riratubwira iby'abigishwa ba Yezu bajyaga Emausi. Bari bikubuye bava Yerusalemu bisubirira iwabo mu Galileya, ariko ngo bagendaga bijimye, bamanjiriwe kandi bafite ubwoba. Mu nzira bari bacitse intege kandi bibaza amaherezo yabyo. Bati twebweho twari tuzi ko ari uzadukiza, twari tuzi ko ari uzakiza Isiraheli, none dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Barasa n'abarimo kwicuza kuba barakurikiye Yezu, none ibye bikaba birangiye nabi. Barihebye pe. Mu gihe bagendaga, umuntu arabegera, agendana nabo, bigeze aho arabaganiriza, arabasobanurira. Batangira gusobanukirwa no gucya mu maso. Yari Yezu Kristo wazutse, ariko bo bari batari bamumenye. Agiye kwikomereza, bamusaba kugumana nabo. Bati gumana natwe Nyagasani kuko bugorobye. Nuko barajyana. Bageze ku meza, afata umugati, arashimira, arawubahereza, bararya, baribuka. Baramumenya noneho. Bamaze kumumenya, byahinduye amateka y'ubuzima bwabo, maze bagenda bishimye. Bati mbega ukuntu imitima yacu yari inezerewe igihe twari kumwe nawe. Nuko bajya kwamamaza hose bashize amanga ko Kristo ari muzima. Guhura na Yezu bigira imbuto nyinshi: kugira ibyishimo, kugira ishyaka ryo kumwamamaza hose, ndetse no gushira ubwoba. Izi mbuto natwe turazikeneye uyu munsi. Nyamara ariko umuntu yakwibaza nanone ngo kuki abigishwa ba Emausi banze kwemera ibyo abagore bari bababwiye. Aho si rya hinyu tukibona n'uyu munsi, aho abantu batagishaka kumva ijambo ry'Imana. Nyamara tumenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri nk'uko mutagatifu Yohani intumwa abitubwira, aho avuga ati koko ijambo ryawe ni ukuri dawe. Reba Ivanjili Yohani umutwe wa 17 umurongo wa 17. Nibyo koko nta handi tuzamenyera Kristo atari mu Karisitiya no mu ijambo rye, nk'uko Ivanjili y'abigishwa ba Emausi bitweretse. Bavandimwe, muri iki gihe cyo guhangana no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus kimaze gutwara ubuzima bw'abatari bake ku isi, harimo hariyongeraho noneho n'ibindi byago hirya no hino: imyuzure, inzige, inzara ikabije, ndetse n'ibindi bibazo bikomeje gukomerera abatuye isi. Benshi bamaze kuba nk'ababigishwa ba Emausi, barihebye. Baragira bati twari tuzi ko uyu mwaka wa 2020 tuzagera kuri ibi cyangwa se biriya, none dore tugeze mu kwezi kwa gatanu, haracyari ibyiringiro. Nyagasani ari kumwe natwe. Nifuje ko tuzirikana ku bintu bitatu by'ingenzi. Cya mbere, gucika intege niko gutsindwa. Burya umuntu arateganya, ariko Imana niyo igena. Dufate urugero kuri wa mukungu Ivanjili yita umukungu kiburabwenge. Igihe cyarageze, yibwira ko agiye guhunika ibye mu bigega no mu mifuka, hanyuma akicara akarya ibyo yaruhiye ntawe umuhagaze hejuru. Nyamara ntiyarazi ko iryo joro ari bupfe, nk'uko Imana yabimuhishuriye imubwira iti wa mukungu kiburabwenge we, bimaze iki gutunga iby'isi yose ariko ukabura ubugingo bw'iteka. Reba Ivanjili ya Luka umutwe wa 12 umurongo wa 13 kugera kwa 21. Abigishwa ba Emausi bacitse intege cyane. Batwe twari tuzi ko ari uzadukiza, none hashize iminsi 3, ubwo nyine twakurikiye baringa. Mbese Yezu bari bamaze kumufata nk'umutekamutwe. Nk'uko bigaragara, Yezu ntajya ahinduka.
ahubwo nibo bahindutse kuko bari baramwumvise uko atari. Bamwe bari barapfuye kumukurikira gusa, abandi bari baramukurikiye kubera ibyifuzo n'inyungu zabo bwite, nka bene Zebedeyi bishakiraga imyanya ikomeye igihe azaba amaze kwima ingoma, nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 35 kugera ku wa 45. Bashakaga Yezu w'umutegetsi maze nawe bakamugaragira. Abandi bamukurikiraga kuko yagendaga agira neza aho anyuze hose, ngo yigishaga neza, agakiza abarwayi, akazura abapfuye, ndetse akanatubura imigati bakirira. Abo ngabo ni abakurikiye Yezu w'ibitangaza. Na n'uyu munsi hari abantu bagishakisha Yezu w'ibitangaza gusa. Ibyo tubibona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 23 kugera kwa 25, cyangwa ivanjiri ya Matayo umutwe wa 14 umurongo wa 13 kugera kwa 25. Nubwo natwe hari ibyo twari dutegereje muri uyu mwaka wa 2020, twicika intege, Nyagasani ni muzima kandi aracyagendana natwe. Ahubwo nitwifuza igifite akamaro kurusha ibindi, ari cyo kumenya Imana by'ukuri no kuyitunganira, kuko akenshi usanga tubabazwa n'igihombo tugira cyo kubura ibi n'ibi mu butunzi bwacu. Nyamara igihombo gikomeye ni ukubura Imana aho abandi bayiboneye. Icya kabiri tuzirikana, burya Imana igendana natwe. Nubwo twamera nk'abigishwa ba Emawusi batinze kumenya Yezu kandi arimo gukorana nabo urugendo, noneho tumenye ko Imana igendana natwe igihe cyose. Kuva na kera Uhoraho aravuga ati, ninjye ubwanjye uziragirira intama zanjye, nzazibyagiza ziruhuke, nzashaka iyazimiye, iyakomeretse nyomore, naho irwaye nyondore, ibyibushye ikagira ubuzima bwiza nkomeze kuyitaho, nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 34 umurongo wa 15 kugera kwa 16. Dushobora kutabona ko Nyagasani ari kumwe natwe mu bibazo duhura nabyo, ariko ntibimubuza gukomeza kubana natwe. Tumenye ko Imana ishobora byose kandi ko nta cyashobora kuburizamo umugambi wayo, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yobu umutwe wa 42 umurongo wa 2 kugera kwa 5. Igihe cy'ibigeragezo ni icyo guhura n'Imana buri wese ku giti cye bitambutse uko twayibwiwe. Nyagasani agendana natwe igihe cyose kugira ngo aturwanirire aho Sekibi agambiriye kudukoza isoni ngo tugamburuzwe n'ibi bihe turimo. Aragira ati, witinya kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Nibyo rwose ndagukomeje, ndagutabaye, nkuramije ukuboko kwanjye kurenganura. Igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 41 umurongo wa 10. Agakomeza agira ati, wicika intege, Uhoraho Imana yawe akurimo rwagati, niwe ntwari ikiza. Azishima cyane ku mpamvu yawe, mu rukundo rwe azakuvugurura, azabyina kandi azarangurura ijwi kubera wowe, mbese nko mu byishimo by'iminsi mikuru. Uhoraho azagukuraho icyitwa icyago cyose, ngo udakomeza gukorwa n'ikimwaro. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Dukomeze dusabe Nyagasani ubutarambirwa ngo agumane natwe kuko turi mu bihe bikomeye. Aho rero niho mpera ngira ngo tunazirikane kuri iyi ngingo ya 3 igira iti, gumana natwe Nyagasani. Muri iki gihe dukeneye kugumana na Nyagasani mu bitekerezo byacu, mu magambo tuvuga no mu byo dukora. Kandi rwose nk'uko yadusezeranyije, atwakira igihe cyose tuje tumusanga. Nyagasani niwe ugira ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro, ninjye ubwanjye uzabaruhura. Biri muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28. Dufite ubutumwa n'inshingano kandi byo gukomeza no gufasha abavandimwe bacu muri byose,
kugira ngo tuzaronke umucyo uturuka ku Mana. Ijambo ry'Imana riti, nimukomeze amaboko yananiwe, nimutere imbaraga amavi adandabirana, mubwire abakutse umutima muti nimukomere, mwoye gutinya, dore Imana yanyu ije kubatabara, ije kubakiza. Abacumbagira bazasimbuke nk'impara, maze batere urwamo rw'ibyishimo. Ubutayu buzavubuka amasoko, n'imigezi itembe ahantu h'amayaga. Biri mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 35, umurongo wa 3 kugera kwa 6. Bavandimwe, dushakisha ubutungane muri ibi bihe bikomeye, bityo twaba bazima cyangwa twapfa ntihazagire ikidukura mu biganza by'Imana. Dukomere kuwo twemeye, nimuhumure kandi mube intwari, kuko niyo hagira abagwa kuri urugamba ariko bakagenda gitwari bazabihemberwa, haba muri ubu buzima cyangwa ubundi buzima buzahoraho iteka. Abo imibabaro n'imihangayiko by'iyi si ntibizongera kubageraho, ntibazongera kubabara ukundi, kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse izuba ry'icyorezo ntirizabageraho ukundi. Imana izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Tubisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 7, umurongo wa 16 kugera kwa 17. Dusenge. Nyagasani Mana yacu, ni wowe wo kwiringirwa wenyine. Tugutuye abantu bose bihebye kubera ibyo bari biteze kugeraho muri uyu mwaka, bakaba babona bisa n'ibitagishoboka. Tuzi ko ushobora byose kandi utajya ukererwa. Iwawe nta byarangiye, nta byananiranye, kuko n'ubusanzwe ukura umuntu mu busa ukamushyira mu buzima. Mu gihe gikwiye uhindura ibitekerezo byabo, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugutuye abaganga bose n'abandi bitangira ubuzima kandi nabo bashobora kuhasiga ubwabo. Tugutuye abayobozi b'ibihugu byose ngo ukomeze kubahunda ubuhanga n'ubushishozi mu byemezo bafata bigamije kurengera ubuzima bwabo bashinzwe. Tugutuye abamaze guhitanwa n'ibyago n'ibyorezo biriho muri iyi minsi, bakira iwawe dawe. Turakwituye natwe ubwacu ngo ukomeze utwirindire, uturinde kwiheba, ubwoba, inzara n'ibindi byose byatuma tugahisha izina ryawe. Turakwinginze, gumana natwe Nyagasani. Tubisabye twizeye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.